mu gihe buri gihe gito ngo imihigo y'uturere isuzumwa ku rwego rw'igihugu hagamijwe kureba ibyagezweho ndetse n'ibikiri mu nzu zudahemuka Aimable umuyobozi w'akarere ka Kamonyi aratangaza ko hari byinshi bamaze kugeraho harimo amashuri uruganda rwa Brique ndetse n'imihanda itandukanye. Ibi bikaba bitanga icyizere cy'uko aka karere ka Kamonyi gashobora kuzaza mu myanya y'imbere ugereranyije n'umwaka washize. Ibyo twari twariyemeje hari inyubako z'amashuri, hari ishuri rya tekinike y'abanyeshuri rya Runda. Muri iki gihe twitegura gukorerwa isuzuma n'urwego rw'igihugu. Ishuri rimaze kuzura, abana bariga, inyubako aho abana barara, aho bakorera imikorongiro workshop cyangwa se atelier yaruzuye. Ishuri mu by'ukuri ryo ryaruzuye. Ku bijyanye n'amashanyarazi ava y'ibirometero 2 yo ku muhanda ava hano ku karere munsi y'akarere akagera ku gasantere ka Kamonyi, aho nayo yaruzuye araka. Nubwo hari byinshi byagezweho muri aka karere dore ko abaturage bakubazwe ku izina ry'abesamihigo, bamwe mu baturage batuye muri aka karere bagaragaza ko hari bitaragerwaho bigomba gushyirwamo ingufu nk'umuhanda Ruyenzi na Runda ndetse n'umuhanda wa Gihara, aho basezeranyijwe guhabwa kaburimbo kuva mu mwaka 2012 ariko Hamas agahera mu kirere dore ko aka gace gafatwa nk'umujyi hamwe hashobora guturwamo n'abantu bakomeye nk'abacuruzi ndetse n'abandi. Hapi vumbi riratwishe, ahubwo nta kintu mwadukoreye mudushyiremo kaburimbo cyangwa mushyiremo n'amazi. Umuhanda ubundi birazwe neza ko ugiye gushyirwamo kaburimbo, ahubwo batubwiye ko uzarangiza ya 2016 mu mihigo y'akarere. Hashize kuva 2014 ubundi batubwiye ko uzarangiza ya 2016 kuwutwara ukava kuri kaburimbo yakuriyenzi ukaca Igihara ukagera mu Nkoto. Ikintu nabona nuko iyi mihanda yakorwa neza, nikorwa neza iyi linye izakomeza, kandi bityo nikomeza bizatuma abafite ubukungu babufite imbere mu gihugu bazakomeza batuzemo. Aha umuyobozi w'akarere ka Kamonyi yemeza ko akenshi biterwa n'imbogamizi nyinshi zituma ibyahigiwe imbere y'abanyarwanda bidashyirwa mu bikorwa, nyamara havuga ko uyu muhanda bagiye kuwukurikirana ku bufatanye n'abandi bafatanya bikorwa kugira ngo abaturage bareke kwinubira ivumbi rigaragara muri uyu muhanda. Niwona navugaga ni umuhanda witwa Ruyenzi Gihara Nkoto, ni n'umuhanda wajya unadufasha mu gihe wenda impanuka ntawe uzifuza ariko ziraba. Ni umuhanda wajya udufasha no kuna deviation igihe habaye ikibazo mu muhanda. Uriya muhanda rero turacyavugana na RTDA na Minefra kugira ngo uriya muhanda kimwe n'umuhanda wa Rugobagoba Mugina Kinazi, iriya mihanda natwe raduhangayikishije nk'ubuyobozi bw'akarere, kandi tuzakomeza kuyishyiramo imbaraga ku buryo tuzayivugira twinjiye muri Fida Road natwe iyo mihanda yahitikorwa. Ubwo rero turacyakomeza gukora ubuvugizi ku buryo iyo mihanda yakorwa mu buryo burambye. Kuba akarere ka Kamonyi kataza ku myanya y'imbere mu kwesa imihigo, abaturage bako ntibabyumva kimwe dore ko bashimangira ko imiterere y'aka karere ndetse n'ibikorwa byako byakabaye bigashyira ku mwanya w'imbere. Ibihe bikaba bigomba gushyirwa mu bikorwa ku bufatanye n'abaturage ndetse n'abayobozi b'inzego z'ibanze. Ntabwo nzi impamvu rwose akarere ka Kamonyi kataza mu myanya y'imbere. Ntabwo nzi ukuntu babibara mwe ibyo ngibyo, ariko umuntu akarere ka Kamonyi rwose gafite iterambere dukora kandi ibintu biduteza imbere. Ikibitera nyine abayobozi nta ngufu bashyiramo mu bikorwa remezo, cyane nk'imihanda wenda icyo bitaho ni imiturire gusa, ariko ibintu by'imihanda nta kintu bajya bitaho. N'uyu muhanda baramutse bawukoze bakawurangiza, nizere ko ku mwanya w'imbere twaturimo, kuko no muhanda ni muremure cyane kandi uciye hagati mu mujyi. Uyu muhanda wabukujije no mujyi cyane wa Ruyenzi. Ubukungu bw'akarere ka Kamonyi bushingiye ku buhinzi, ubworozi ndetse n'ubukorikori, nubwo biteganyijwe ko n'ubucuruzi buzaza ku isonga nyuma yo gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kamonyi. Gusa aka karere gatuwe n'abaturage basaga 350 babarizwa mu ngo zisaga 80,000. Mu kwesa imihigo y'umwaka 2012-2013 nibwo akarere ka Kamonyi kaje mu myanya ibiri y'imbere, nyamara mu mwaka 2014-2015 aka karere ka Kamonyi kakaba karaje ku mwanya wa 28, umwanya mubi cyane ugereranyije n'umwaka w'ubanzirije
bihagije. Gusa ubuyobozi bw'aka karere bukaba bwizeza abanyarwanda ko buzaza mu myanya y'imbere mu kwesa imihigo y'umwaka wa 2015-2016 mu karere ka Kamonyi. Biziyane Metasye, Clouds TV.